abantu dorama. Waya ni mama. Nakuru kwandira sha. Agiye mu rw'inyoni. Tete. Kuki izuba ryavuye narafata icupa. Aryamiye. Haryawe ry'amazi rye. Noneho nikiriya Mwana yarasaza harye nywa amazi, nywa amazi ndifi ngiye. Ayayaya umunaniro. Bari wananirwa kuri kano mari yose. Nta muntu uriyo. Natashye ryarira. Umasasa basa mwana gutya. Nabonye waje urandaswe na mudugudu ariko nawe yararwambaye pe. Genza bakanyuha. Numutekano mwiza ngo no si umuntu anywe icupa ko rukura mu icukura inzoga bavuga ko urukura mu icupa gukura mu bagabo. Wavuye mu bagabo nyine. Urumva ari cyo usigaje. Ugiye kuruka. Wabyivugiye ariko. Mbasha. Ndakufura imyenda yawe. Ndikubyumva. Ndikubyumva. Kuvuga se ngo urukundo banagura. Ndaza kubifura se nawe ntabivuze ngakora iki kintu. Ndaza kubifura ndaza. Ada. Ntagira natashye ryari. Sinango bayo kujya atahiye. Ega yansigayemo 200 y'urwabo. Yatashye nasinzi. Yura sigiye wagendera kibuka. Harya biba byanciwe umwe y'inzoga nsa nk'ubinkwe mu bitekerezo ariko navuga impamvu ngende kwibuka gutya nubwo ari kumbeshya njye n'ubundi kamanzi ntabwo tubyumva kimwe yandayemo amafaranga 200 yewe we nzahubwo noge mu maso nkwereke nzamuka njye kwica umwaka ndayemo 200 y'urwabo ntabwo ndose iki ushobora ntabwo byavuye saa moya n'igice nubwo biracyari byose ariko nishyira mu icupa kiraba bishize Mbese kubyutse wicaye mu muryango karo kwihana ndarucyuze kuri kano kuntu Yisubira sikazana kashe ahubwo ahita ajya kuvuma hari abantu benshi navayo ku mugoroba urajyayo da rwose urakuri hari abantu benshi cyane naza kuvirayo rwose bagende ndumukira mu muhanda ndimo ngenda reba fata agacupa ni kamwe nakubitamo ngahita naho ariko ntabwo ntinda sibyo ariko mana no gushaka aje tukavuga nawe ko nshakaga kandi twarashakanye kandi ko ari icyabaye nderekorera no tuvugana nanjye ndeberaho umusore wanjye ndeberaho nanjye yiriwe ku kijumba ari bakirimo madam nawe ngwino uretse gato kuvugana na so nawe uhari narakora ku mutamiro ngwino gatoya nta mwanya mfite mbwira vangiye gushaka icupa rega wa muntu we yicare wicaye ndikwihuta yandayemo ibice 200 kandi kamanzi uramuzi ashaka kunyibagiza bikaba birarangiye 200 turabigura mu munyu umuki umunyu usijya mu gifu mube mureke se mbanze babwire icyo bashakira ntajye mvunika nshaka amafaranga nyagura imyunyu ngewe uzajye kurutaraho hari ikintu nashaka kukubwira ikizi kana nabwo ati mbwira va mfite iminota mike cyangwa agiye kunywa agacupa kana kimubwire tureke arangurira makaye mawa uzi ko tutwiziye kubibaho natwe twandika ku kibaho ariko tukaza kubyibuka twe ntabwo ari biriya babigishirizaho twiganaga ikibaho bitsi ndashaka kubabwira ndashaka kukubwira arizo umugabo wanjye kandi ndagukunda rero mbabara wumva icyo nshaka kukubwira ntabwo mukunda se ko mukundana n'ibintu ndetse ndaje kinkorera mawa byibura wambabariye ukambwira gusa hari muteze yombi mbabarira ufashe akubwira tugiye ukajya gusaba imbabazi njyewe muhoza nsaba imbabazi umugore nawe ahubwo uciye mu ijambo ahubwo mama atekereza kigabo nkakora hano Nawe ibyo bintu no mu mashuri tujya tubyiga
ni byiza ko umuntu yajya gusaba imbabazi rwose. urabyize se uzana amanota angahe? ubu ntabwo mwahurira nakubise umugore n'umugabo ndi gushaka kumukubita no by'intangarugero agahitamo n'ubundi ntabwo wajya ariko ibaze yema wazonye nsaba imbabazi kabutindi igihe musaba imbabazi nibyo pe wambabariyeho ibikorere njyewe none ahubwo yasuzugura bikorere njyewe ugenda umusaba imbabazi uciye bugufi pe umwereka ko uri umugabo ejo cyangwa ejo bundi mutazahurira mu nzira bari nko kugukubita cyangwa se bagukorera n'ikindi kintu kibi ukaba wabura n'umuntu wagukiza kandi ari we muziranye ari umuturanyi. okay ntacyo mfite no kundi gutinda byo kujya gufata agacupa ngiye guciwe urabukoze rwose yamubwira ati ntisizongera gukubita umugore wawe birarangiye nta kindi ntamubwira atazansuzugura urakoze ni ukuri saba ntacyo nzamuka ubwo ndamanza ariko nce ku kabari ntago uriya muntu twavugana ashobora no kumfata tanera umwaka ndamanza nce ku kabari fata icupa mbona ubugendo uri kumva sha nsanga ayo mapantaro wayafuze ndaza genda ariko kubikora utahe kare ntujye kuza byashora ni saa 5 ntacyo nzanira ikaramu ku ishuri dore ko ikaramu yashize ikaramu ari ntayo nguha n'amafaranga ifite mugende aho bataza kurwana ko se buriya arazimusaba wakurikira papa ngiye ko muzi shangize n'amahirwe ndakubonye mbonesheje se amaso ariko urabona ngiye nyikeneye guhura nawe narinje iwawe kukubwira mufashe suka se basi nk'iyi ngiyi nari nifitiye nigiye kwinjira ubwo ntabwo nakwegera utayinkubita umva kubwiza ukuri rero sibyo nje gusaba imbabazi yego ibyo nagukoreye narabikoze byararaye aho kugira ngo njye nawe no twongere tube inshuti cupa ngurira ngongere uringure siko bimeze ariko ushaka kumbera muri iki gitondo nka wa mwaka umwami Rudahigwa yavuze ngo uyu ni umwaka umwe ntose nyendera Rudahigwa usaba kera usara y'abaperezida ariko sha ko wankubitiye umugore wandetse ngenyine sha ko n'ubundi guturana nawe ari nk'imbura buturo nkarimbura buturo ikintu kiriho ni kimwe nge mubwiye ko nje gusaba imbabazi bisanzwe kugira ngo twongere tube inshuti muri iki gitondo nta mbabazi mfite ntazi imbabazi mfite sha mawazo sha ni n'ubundi nahoze mbwira mu teteri n'umuntu nagombaga kubyihorera ariko reka nkubwire sha uri umugabo nimba tutari wa wundi wabyabagabo umugabo muzima kubita undi umugore wundi mugabo yatesheje ubwirwanya akaduruvaye ariko kubasura urumva ari ikibazo gikomeye cyane ngaho muragiye ugiye urahondagura nk'uhonda ingoma y'abaporosi urahonda kwa nini se none no muri iki gitondo uranzindukira urandamukiye ngo ngewe nta kintu ugiyewe cyangwa nkwereke mugira ubuhinge cyawize ko nkubise isuku batahita bagufunga uzi ko ushaka kumwangisha isuku kuko batagufunga ariko se sha kubera iki ngewe batagufunze nkubitira umugore kuki batagufunze nkubitira umugore nkaswe ngewe ngo bagufunga ngo nkukubise isuku buro wawe se sereteje akavuyo wanyu reka nkubwire n'ubundi ngenda umugabo mwiza ntandukanye nawe ngewe imbabazi nazikwemereye ariko agasuzuguro kawe k'ibihekane ko kuza unsabira imbabazi mu nzira reka uzansange iwanjye cyangwa urire ku mugoroba kwa Kamanzi ugura icupa ngewe ariho nkwera imbabazi isibyo ni ngombwa icupa n'ubundi si wazi oya duhurire kwa Kamanzi ugura icupa n'ubundi wabaze uri umugabo kera sinzi impamvu aho ubwo wabukuye ububwa se buzi nawe uzaza ubufata nta kibazo duhure ku mukagoroba ntacyo turahurira ku mugoroba sha uzongera umubone